ngo ikaze nanone mu gafilme kacu kanone dutangiye nyine umukobwa ifite ubumuga no mu kagari ka afite ubumuga nyuma giye kwinjira hano mu kanwa ka restaurant kigabo cy'igisekirite cyo kirafunze kiti mu kuntu agure bwinjire hano umukobwa asa nk'uguye mu kantu ati ngo ngwiki hanyuma igisekirite kigira gucye kibona hari abandi baje kita gifungura kita umugoroba mwiza kirabareka bo barinjira gusa umukobwa nyine akomeza kwibaza nyine impamvu uyu musekirite we adashaka kuyinjira hanyuma musekirite agira gucya arahindukira ati mukunda kubwini uva hanga hagenda rwose ati hari umuhango w'ingenzi ugiye kuba hano iri joro umukobwa atari ko nanjye nasabye umwanya ati nitwa Miss Black igisekirite kiti iryo zina naryo dufite kuri list ariko ati rwose shaka hano ujye guparika rwose ahubwo uva hanga hagenda umukobwa ati ntabwo byumvikana ariko hamagara manager hamagara manager we twivuganira umusekirite ati koko umukobwa ati cyane rwose ati hamagara manager pe umusekirite agira gutya abahamagaye manager ngo bise Audrey hano hanyuma muri uka mwanya nyine nta kindi cyabaye manager yisaza umusekirite ati vugana n'uyu mukobwa hanyuma manager iza yegera umukobwa nyine manager ati hari ikintu nagufasha umukobwa ati ndabasuhuje ati hano nari mafite umwanya ati nitwa Miss Black hanyuma manager agira gutya abarebye kuri liste y'abantu bagomba kuba barahanga nyine umukobwa ati ngirye izina ryanjye hanyuma manager yitegereje neza kuko abona umukobwa kuri liste manager ati uri kuri liste rwose ndabibona ati ariko ntago n'uri nagutuma winjiramo hano umukobwa ati kubera iki se mutari bwemere ko ninjiramo hano manager ati hari umuhango w'ingenzi ugiye kuberamo hano ati kandi hari uburyo bw'imyambarire bw'abantu bari bwinjiremo hano ati hano bari binjiramo abantu bambaye high heels cyangwa se inkweto zifite taro gusa ati rero nturakare rwose ati ndatekereza hariya ku muhanda hari ibimodoka bigenda bibunze ibyo kurya ati wagenda ugafata ifunguro rya nimugoroba hariya nyine akariho urira umukobwa nyine baramukatiye banga ko winjira muri restaurant hanga nyine ngo nuko atambaye inkweto zihagaze nyine zifite taro hanyuma manager baje umusekirite ati se Mr. Broker yabagize hano umugore ati ngo haye gasopa ati ugomba kuza kumwitegura neza kanuka muhaka zose igihe uwo mugabo arabahagize manager nako umusekirite ati cyane rwose ati ndabyumva ati nihatagira umuntu mbangamira ati ndamwitaho rwose bigaragare ko hari undi mugabo wundi ngo bita Mr. Broker ugiye kuza hano hanyuma isekirite kitigije umukobwa kiti wewe urahanga gukora iki ariko ati nakubwiye ati tumukavanga umukobwa uranga bahise bamwirukana nyine bamuvana aho ngaho nyine ngo nuko atambaye inkweto zifite taro gusa bisa nkaho ari ukumwirukana nyine kubera ko ngo batamukeneye hano nyine hanyuma abantu bararebanye gusa nyine twumvishe ko ari undi mugabo bategereje hano ngo bita Mr. Broker nta kindi cyabaye nyine ubwo umukobwa wacu yisava aho ngaho hanyuma ageze hano ku muhanda abona hari undi mugore watamukaga ati Miss ati nyanganira gatoya umugore ati mva mugore ati ntacyo ndi bugurishe rwose umukobwa ati ntacyo ndi kugurisha n'ubundi ngiyewe atavuga ibitandukanye n'ibyo ati ngiye ndashaka kugira ikintu nguguraho ati nyine rwose ndakwinginze mbabara rwose nyine izo nkweto zawe zifite taro rwose ati basi ndayakuba kabiri ati ayo waziguze ndayakuba kabiri umugore ati oya turayakuba gatatu umukobwa agira gutya bigareye ko afite n'amafaranga rwose ari umuherwe agira gutya itakuramo inote ahereza umugore uranga nyine ngo agure izo nkweto ziwe zifite taro nyine ayakuba gatatu ayo yaziguze nyine hanyuma nyine umugore nawe nta kindi yakuze agize gutya itakuramo inkweto ziwe itazihereza umukobwa urangaha umukobwa itagaruka kuri ya restaurant hanyuma cyo gisekirite cyo kirungi kiramubonye kiti mana yanjye we ati niwe nanone kuko ati niwe kuko umukobwa ati nese ibyo mwansabye singibi ndabikoze noneho ati inkweto mwansabye ndazambaye noneho ati rero murareka ninjire umusekirite ati ariko ntago wareka kumbangamira kuko ati gihe uhere umbangamira ati nakubwiye ni dufite inama y'ingenzi muri iri joro ati ntago wumva kuko umukobwa atari ku ngiye ndashaka kurya ngiye ndashaka kwirira gusa nta kindi ati okay ati noneho ati reka noneho nose twongere dukine ya mikino twongere duhamagare manager twongere nyine dukine ya mikino twahoze turi gukina cyangwa tubigenze gutya nyine muri uburyo bworoshye hanyuma umukobwa agira gukita kuri minute ashyira ku nukaga document umugabo yarafite hano nyine bisa nkaho yaramuhereje ruswa nyine kikaba kireba ku ruhande ko nta muntu kireba kibona nta muntu kireba kitakigira gutya kitagifata amafaranga umukobwa gihereje kitakibika mu ikote kikaba kiti okay ati sawa noneho ati wakwinjira noneho hanyuma kigabo kitari ko wirinde rwose utaza kwanduza imboga yacu ati rwose utambuke neza bigaragara ko kino kigabo cyashaka n'ubundi za ruswa cyangwa cyashakaga ko uyu mukobwa agira amafaranga ukinjira hanyuma kigabo cyagize gutya cy'igisekirite cyangwa se twavuga ikiweta nyine gikoramo hano kigira gutya kizana umukobwa ku meza hano hanyuma umukobwa ati rero ndashaka ibyo kurya hanyuma umukobwa agira gutya itareba
yitegereza hano abona ibyo bacuruza nyine. Umukobwa ati okay rero ndabona mwanzanira amashokora, mukanzanira n'ibindi byo kurya by'amasalade nyine. Hanyuma ikigabo kigira gutyo kiraseka kiti bujya ati madati ibyo bintu ntabyo tugira hano rwose. Umukobwa kandi bibonye kuri komanda ati okay ati nta kibazo none ati noneho ni munzanire ibiraha n'ibindi by'imboga. Umugabo ati nibyo nabyo tugira. Umukobwa ati no sinagumwanzanira na pasta byibura. Ikigabo kitegereza kuri ruhande kiti mva muko nakubwiye rwose ati nyumva neza rwose wa mukobwa ati ntunesha umutwe nakubwiye ko nta kintu cyawe dufite hano, nta byo kurya byawe dufite hano, atari ko icyo dufite wenda twaguha iri joro cy'ingenzi nakuzanira amazi, atari ko ntabwo nibyo gutesha abantu bo mu gikoni umutwe ngo ni kugutumiriza ibyo kurya abantu bameze nkawe kuko b'ibimuga bari mu tugare n'abantu b'ibimuga nkamwe. Ati ahubwo niba ubishaka umbwire nguzanira amazi ati none yonyine naguha rwose. Hanyuma ku ruhande rundi mugabo birebaga, hanyuma abwira umugabo ati umva shati ngwino hano. Umugabo ati yego nyakubahwa. Hanyuma umugabo ati ndagira ngo unzanire nanjye ibiraha, unzanire n'ibintu by'amasalade. Ikigabo kiti cyane rwose nyakubahwa ati bira bikugezeho mu minota 10. Bigaragara ko uyu mukobwa nyine babimwimaga bihari nyine. Hanyuma umugabo uranga nyine wabitumije bahita bamubwira ko bigiye gutunganywa nyine. Hanyuma umugabo ati kandi ni mu binzanira munabizanire uwo mukobwa uri aho ngaho. Hanyuma umugabo uranga nyine yagize gutya tumirizaho n'uyu mukobwa uri aho ngaho nyine ahita nahaguruka. Umugabo ati sinzanagaruka hano hantu ati sinzigera nongeye gukanagiza ibirenge byanjye hano hantu. Ati nzo kumenya ko hari abantu b'ibigoryi bameze nkamwe, hari abantu bameze nkamwe rwose ati mukora hano ati ntabwo nakabaye narakandagije ikirenge ati sinanahagera ati muri abantu babagume ati hano ni habi cyane ati. Umugabo agira gutya itata n'amafaranga aho ngaho nyine yari yakoresheje nyine ahita yataho ngaho itarikomereza asohoka aho ngaho nyine. Hanyuma kubwa ramwitegereza asohoka nyine. Hanyuma muri ukamwanya cy'ikigabo kigira gutya cy'igisekirite kigira gutya kiraza gifatiye amafaranga umugabo asize aho ngaho kita kiyabika. Hanyuma mu manager abaza ati ese Mr. Burukana uragira hano? Hanyuma igisekirite kiti wasangura umugabo ari buze no muri minota mike iri imbere ariko. Hanyuma mu manager yitegereje anabona wa mukobwa kuri ruhande ati uyu mukobwa arakora iki hano? Hanyuma umugabo ati umusekirite ati nge ntabwo mbizi ariko ntabwo nzi n'uburyo yagize hano. Ati nta makuru mfite y'uburyo yagize hano. Manager ati ndavuze tumusore ave hano hantu ati tumusore ave hano hantu rwose. Umukobwa yari yicaye yiturije rwose nyine bamwimye n'ibyo kurya. Hanyuma manager ati Miss Black ati mutwihanganire rwose ati kuba twabibeshyeho ati twakoze amakosa ati rwose ati mureke tubajyane mu myanya y'ibyubahiro cyangwa se VIP ati rwose n'igiciro twiciye nyine tugira ngo tubisigureho. Umukobwa atari kuburetse gatoya ati buretse gatoya bahita bamutwara ku ngufu nyine bamusora ku mbaraga. Umukobwa atari kumara kuri ibiki ati mureke impagarara hanga. Hanyuma umukobwa musora nyine ku ngufu gutyo bahita bamuzana kuri ruhande rw'ahanga nyine. Umugore ati manager ati ugiye kuwicara kwiyicara hanga nyine uribaza kwicara kuri imeza wenyine. Bahita bagira gutyo bahita bamutegurira muri kakagari kiwe ko bafite umuga nyine bamutereka kuri ruhande nyine. Umukobwa ati muri mu makuru biki ariko. Umugore ati uraza kubura hanga utegereze paka abantu basanzwe nyine cyangwa se bazima bamaje kurya bamaje kwishimisha nyine ati uraza nta muntu kureba ati uraza ibintu byose byarangiye. Umukobwa atari kungiye nakabe ndi muri restaurant nk'abandi. Hanyuma umukobwa ugiye kugisubira mu kagare bati uraza akagare ka uraza kugasubirana nimugoroba ibintu byose byarangiye. Hanyuma bagize gutya n'akagare k'umukobwa bitabaga kura aho ngaho nyine umukobwa amusiga aho ngaho nyine. Hanyuma umugore arahindukira ngo ni manager ati umva mukuru ati kandi utaza kuza ukamba hano ndakwinginze rwose kuko ntabwo dushaka kuza gusukura ahantu wagikamba kambye uhanduza ati rwose bye bye ahubwo kobwa bamusize aho ngaho nyine sigara aho ngaho yagwe mu kantu byamucanze nyine bamutaho ngaho nyine wenyine bisa nkaho badashaka ko nyine yaguma mu bandi bantu nyine ngo basanzwe nyine kubera ko afite ubumuga. Hanyuma dore ngo umukobwa yita haguruka umukobwa twe tuzi ngo afite ubumuga yagize gutya bita haguruka ko umugore mabaza umusekirite ari ku Mr. Brook ari hehe. Umusekirite ngiye ntabwo mbiza ariko ati kandi iyi restaurant bakunda no kwinenga cyane wasanga atari bunazi. Tubajye kubona ukuntu uriya mugabo nta nubwo aje nyine bitewe n'ibintu n'ubugi restaurant bari kwinenga cyane. Umugore ati ndabizi kari buzi ati kubera ko ataje n'u rwose iyi restaurant bizi ko yabirangiye ibintu byabo byose. Hanyuma ukamwanya w'umukobwa yagize gutwitaza ngo ati mu byukuri rero ati ni ngewe Miss Brook. Umugore ati ngo iki ati yose kuki mwese bamutekereza ko Alex Brook agomba kuba ari umugabo
ati Alex Buruka ntabwo ari umugabo. Kumba abangaba bari bazi ko nyine ugiye kuza ari umugabo. Umukobwa ati cyangwa nuko nasinye mu mazina atuzuye. Ati njye nitwa Alexander Buruka. Abagore umugore wanga muri manager barikanze ati hoya ati ntabwo bishoboka. Secretary ati hoya ati uri Miss Black. Turi Miss Black wewe ati uri umugore ati njye buri gihe n'ubundi nsinya mu izina ritari iryanjye. Bigareye ko uyu mugore we bise ari we bita Mr Buruka, Miss Buruka, gusa bano bari bazi ko ari Mr Buruka nyine bazi ko ari umuntu w'umugabo. Hanyuma umugore ukobwa ati njye ndashaka kureba uburyo mufatamo abantu basanzwe, atari ku buryo mufatamo abantu basanzwe muri restaurant yanyu rwose. Ati biteye ubwoba cyane, ati biratangaje cyane pe. Manager ati mutwanganiye madati rwose tubasabye imbabazi, ati rwose mutwanganiye, ati ibintu byose tugiye kubikosora, ati mutwanganira. Umukobwa ati mwakerewe rwose, ati mwakerewe, ati mwakerewe cyane rwose. Ati ahubwo mushaka mwatangira gupakira ibintu byanyu cyangwa ibintu byose bize kwangirika nyine mu bure byose. Ati kubera ko nta muntu n'umwe uzongera kugaruka hano. Manager ati ndakwinginze madati rwose tubare, ati habaye ko tumva ibintu nyine, ati habaye ko tumva ibintu, ati sibyo, ati rwose twumishije ibintu nabi. Umukobwa ati ariko muratekereza naje hano nta mpamvu nzanye koko? Ati muri kumva naje gutyo nyine nta mpamvu nzanye? Ati hari abantu bafite ubumuga bakomeje kugenda bavuga ko bafatwa nabi muri no restaurant yanyu, ati mubahohotera. Ati nari naje kwirebera nyine niba ari byo koko. Manager ati turakwinginze rwose. Bigareye ko uyu mukobwa rwose yari yaje hano nyine afite impamvu nyine zimuzanye nyine ngo araje guceka cyangwa se gusuzuma nyine uburyo abantu bafite ubumuga bafatwa muri restaurant nyine, nyuma yo ngo bari bamaze igihe barekarama nyine bavuga yuko ngo hano bafatwa nabi nyine. Hanyuma manager n'umusekirite bagize gutyo barapfukama ati turakwinginze rwose mabuja. Barapfukama gusa umukobwa ati rero ati ndabinginze namwe ati nimuze kuza mumurikira mukamba nyine rwose, cyangwa se muze kwisukurira hano hantu mwenyine. Ati njye nagiye rwose. Umukobwa yagize gutya nawe arabishyura nyine, kumwe bamubwiraga bati ntuze kudukurikira ukamba nawe aravuga ati nimuze kumurikira mukamba rwose, cyangwa se muze kwisukurira hano hantu. Umukobwa yagize gutya itafunga na hano hantu nyine arikomeza nyine. Akaba ni agafilm kacu karangire, ngusaba gukomeza gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo turushe kubana no mu tundi dufilm twacu two buri munsi. Wakoze cyane.